agapromota Miki ndabasuhuje. Ariko abantu bakunda kuvuga ubuzima bw'abandi ugasanga babwinjiyemo, ugasanga barimo barabwibasira cyane, ukumva nibyo bintu bibashimishije. Kandi ikintu kibabaza ni kimwe gusa, akenshi bakunda kuvuga ibintu biri negative, ugasanga bicariye umuntu bari kumuvuga, bamutotoye rwose, bamuvuye akivuka kugeza ageze mu myaka arimo ako kanya. Ariko ngewe hari indirimbo ijya inshimisha cyangwa nkumvira imirambwirira n'abantu ya Gitoko ivuga ngo batwita amazina tutazi, bamwe batwita abatinganyi, abandi bakavuga ngo nta na kimwe tuzigezaho, mbese ya mazina muzi yose batwita. Ariko ntimwirengagize yuko ibyo muba muvuga rimwe na rimwe ari iby'ahahise. Ugasanga uracyafatira muri ya shusho ya wa muntu ahahise. Muri iyi minsi ishize mbere y'uko ubukwe bwa Miki buba, ngiye kubona mbona hongeye gusohoka amashusho agaragaza ubuzima bwa Miki yabagamo uko bwari bugoranye. Ugasanga abantu bishimiye kubuvugaho, ugasanga barimo babutinzeho cyane. Noneho nyuma yaho tuza kubona igihe cy'ubukwe kigeze, abantu ntibakwishimirwa n'uburyo bakiriwe neza, kuko barakiriwe neza pe. Icyo kunywa, icyo kurya, ibintu byari munange, ariko batangira kwanariza ahubwo amafaranga yakoreshejwe mu bukwe bwabo. Kandi ugasanga abantu barimo kwanariza ya mafaranga bakoresheje mu bukwe bwabo ni abavumyi, ni babandi batwerereye ibihumbi 10, 5, 20, tarani. Ugasanga batangiye kubwanariza bavuga ngo bakoresheje amafaranga menshi y'umurengera. Ariko hari ikintu mugomba kumenya, buriya umuntu ajya gutegura ubukwe, hari amafaranga afite yateguye, avuga ati aya mafaranga ngomba kuyakoresha mu bukwe. Rega ni ikintu cyiza rimwe mu buzima, ni ibyishimo biza rimwe mu buzima, ugashimisha inshuti, ugashimisha abavandimwe, ugashimisha ababyeyi. Noneho abantu batangira kuvuga ati kuki bakoresheje amafaranga menshi? Baracyareba muri ya shusho y'ahahise, ariko yamaze kwiyubaka, afite amafaranga, afite umugabo ufite amafaranga, afite inshuti zifite amafaranga. Buriya utabona bari abasitari bose bari hariya, ugiriwe amahirwe waba muri ziriya timu. Barakundana, reka mbikubwiza ukuri, barakundana cyane. Uko ntekereza ko umuntu watwereye amafaranga make, ka gatipe kamwe gakina gafite uburenge butambitse, wa undi bamwita w'akayobe, ufite utwanwa gutya, utwanwa n'akagofero, harya bamwita ukunda gukina ameze nk'uwasinze atambitse ibirenge, bamwita ntabwo mwibagiwe ra. Ariko niwe nabonye watwerereye ibihumbi 100. Ariko ugiye kureba abandi bantu bari mu mamiliyoni. Buriya ntuzi abashyushyaga mu mutwe mukagera buri nguni, akabashyushya mu mutwe ngo kuntumira, ngo bazi ko ngo abantu bagufi ngo batajya bakora, ngo batajya bambarira abantu, ngo buriya kuntumira bisaba miliyoni. Ariko buriya uriya mutipe ni umwana mwiza cyane, ugize amahirwe akagutahira ubukwe mukaganira, nawe yagutwerera amafaranga menshi. Arimo batwerera amafaranga menshi kuko ari mu mamiliyoni, twereye miliyoni. Hariyo yatwereye bwa mbere, ariko nyuma yongeye kongeraho andi bihagarara n'ubundi muri miliyoni. Iyo yagiye buriya yasa nkaho arimo kuvuga ngo kuntumira uzaba miliyoni nkwatikirira. Hariya ahubwo yavugaga ayo yatwerereye.
mutipe buriya avugira mu migani, mujye mumwumva cyane, afite ukuntu avugira mu migani. Ugasanga rero abantu barimo baravuga amagambo kandi mu by'ukuri n'abantu bakoze ubukwe amafaranga bikozemo ni make, ni make ugereranyije n'abantu baba babatwerereye. Uriya Dady Kiramani wenda singiye kuvuga buri wese amafaranga yagiye atwerera, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ari mu ikipe nziza, ari mu bantu bafite urukundo, ari mu bantu bazi kubana, ari mu bantu bazi gufashanya. Ubu kandi turi kuri kwa Miki ntituragera kuri Agapromota. Ngaho Agapromota none afite ababana nabo, nawe afite uko ahagaze, afite umuryango we. Ntitugashimishwe no kuvuga amagambo ari tushante, ntitugakunde gushimishwa no kuvuga amagambo asesereza, ntitugakunde gushimishwa no kumva tuvuga negative. Ntituyigeza byibura twature no ku bantu amagambo meza, ntitugakure kuvuga amagambo atari meza. Akenshi nkunda kubibabwira mukagira ngo ahari ngewe birambangamira, ariko nkunda kumva abantu bavuga ati wawu, byari byiza, yaritanze, ntako atakoze, ntako atagize kugira ngo adushimishe. Rega buriya kuri we nta nubwo buriya aba areba birimo kuba, aba yumva gusa atazi ibyo arimo. Ariko twebwe tuba twicaye hariya dukurikira ubukwe cyangwa dukurikira ibirori, nitwe tubona ubwiza, nitwe twumva icyanga, nitwe twumva umunezero. Ariko umuntu akatugoragoza akadukorera ibyiza ariko ntidushime. Tom Close aravuga ngo ntibanyurwa, ngo bene Adamu ntibanyurwa. Mwatatse Regis mutangira kuvuga amagambo mukurikije uburyo bakundanye n'uburyo bari bameranye, mugatangira kuzana ubuvidewo mubuhuzahuza, ngo uko yamufashije, aho yamuvanye, ngo yibage. Biriya birabareba. Rega urukundo cyangwa gufasha cyangwa kubana ni ibintu bisa nkaho bigiye bitandukanye. Abantu benshi bajya kubaka ingo bagendeye ku marangamutima, bagendeye ku mpuhwe, bagendeye ku irari, ugasanga urugo ntabwo rugenze neza. None wabona ba bantu wumvaga ko wenda hari uwafashijwe cyangwa wagiriwe irari cyangwa wagiriwe impuhwe kuko atamushatse cyangwa ko batandukanye, mukumva yuko igikuba cyacitse. Buriya buri ubuzima buri private, sibyo? Buriya ni ubwabo batekereje, ni muzi uko bahuye, ni muzi uko bamenyanye, igihe kiragera baratandukana. Kandi nta n'ikibazo kinahari ugereranyije cyangwa urebye uburyo Regis yavuzemo n'uburyo yavuze ati ibyo mwantekerezagaho n'ibyo mwatekerezaga n'izi mesaje mwohereje mesaje ku itariki 30 z'ukwa mbere mu masaha y'ijoro, ku itariki 31 mwohereza mesaje zimugeraho. Ahita aza akora ikiganiro arimo kubasubiza, arabwira ati njye nta kibazo mfite, Miki ntacyo dupfa, ndamushyigikiye mu bukwe bwe n'umugabo we Agapromota. Ibindi mutekereza cyangwa murimo kuzana nta bihari. Kandi koko aba batipe Imana bafite ukuntu bari seriye, cyane cyane bano bantu bari muri industry ya sinema. Aba bantu ubuzima bwabo bafite ukuntu babworoshya, bafite ukuntu babukontorora kandi bakagira urukundo. Hari n'ibyo bakora mwebwe mukabifata nk'aho ari ukuri kandi bari mu plaka, ugasanga ejo n'ejo bundi bagiye babigaragaza, mwebwe mwibwiraga yuko ibyo barimo ariko bimeze. Kizimba mubyibuka barimo kubese babatestinga bitewe na rumors, bitewe n'amagambo yarimo kuvugwa atandukanye igihe Kiramani yakoraga plaka na Miki.
umwe akajya hakurya akabwira undi, undi akajya hakuno akabwira undi, ugasa nkaho ubona yuko ibyo barimo gukora ari riyo, ariko mu by'ukuri baba bari mu kazi. Ikindi cya kabiri mugomba kumenya yuko buriya ibivugwa byose ntabwo ari ukuri. Buriya hari abantu byo kurubona bazanye ikinyoma, mwebwe mukagifata nk'ukuri mukagikomeza. Murabyibuka cya gihe mbere, sinzi impamvu muhita mukuririza ibintu mukabigira intambara kugira ngo abantu bashwanashwane, kugira ngo abantu bagirane amabifu kandi bitari ngombwa. Hari nigeze kubona ikiganiro cyamaze iminsi gicicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu babigize fayiti bavuga uburyo ngo Miki yavuze ngo mu bukwe bwanjye ngo sinshaka kuzabonamo wa muntu ukora inkuru zo muri Kongo. Habayeho kwisobanura kunini, habayeho kwisobanura kurekure, avuga yuko adashobora guhangara umubyeyi nk'uriya ngo ajye kumuvugaho ubuntu nk'ubwo ngubwo. We ni ko wakunda abantu baba bafitiye ibibazo n'abantu, use abakora ku nkuru za Kongo ni umuntu umwe gusa. Ese yaba umuntu umwe muri karitsiye cyangwa hari iwanyu, ntabwo ugira abantu bakunda kuza bababwira amakuru atandukanye, ayabaho n'ayatabaho, wasanga avuga utugambo, wenda arahora mu magambo kubera ibyo yabonye agahora abivuga. Noneho wowe uko wari umubiziranyeho, icyo gihe ahantu nahise mbona ko hari abantu baba baziranyeho amakuru. Uriya buri nguni yaramuhamagaye, amaze kumuhamagara amubwira ngo ari live recorded kuri YouTube channel ya buri nguni na buri kantu, abwira ko arimo gukora ku kiganiro cyabo arimo kubavugaho na Scovi. Amusobanura amubwira ati ndatekereza ko nawe umuntu muzi uwo twavugaga w'inyamirambo. Si byiza rero buriya kwanariza n'ibidahari, tujye tugerageza tuvuge positive byibura kugira ngo abantu bakomeze bagire icyizere cy'ubuzima. Rega buriya hari n'ushobora kuvuga kuri negative ugasanga agize ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko hari amagambo twavuze atari meza. Mbifuriza rero kugira ishya n'ihirwe mu rugo rwanyu, kandi mbifuriza kuzabyara ahungu na kobwa, mbifuriza kuzagira ibyishimo, rya joro ritoya rizakomeze ribarange, kandi urukundo mufite muzakomeze muba role model y'abandi bari inyuma yanyu. Hari ababategereje kubareba uko bigiye kugenda, ariko mbabwira ngo nibigenda neza buri kantu nawe azahita ashaka, kuko numvise hari muri ba bandi bavuga ngo ni byiza gushaka ariko byiza kuruta ubiretse. Ariko biriya byari joke, yari brag, ariko buriya amagambo avugwa cyangwa akavugwa kagana kariho. Ubwo muzamubere rero umuntu mwiza w'icyitegererezo, kugira ngo nawe dukeneye kunywa ize. Turabakunda rero cyane, mwari kumwe na Marika Africa TV, tuzasubire.